Nshuti namwe bari mwese durano kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngera nkabo Bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbifurize ikaze neza no kuri Studio Umutware kandi nanababwire nti mubane n'Imana. Kuri mwebwe mucyaza ku nshuro ya mbere ndagira ngo mabwire nti mwebwe kwiyandikisha mukande hano hasi handitse subscribe, share, follow ndetse n'inzogera kugira ngo igihe cyose turi kubategura ibiganiro cyangwa se turangije kubitegura muhite mumenya ko twamaze kubibagezaho. Cyangwa se n'igihe turi kuganira namwe live cyangwa se en direct kugira ngo mubimenye muhite muza dusangire ijambo ako kanya biri kuba. Kandi ndagira ngo mbabwire nti cyane kuri mwebwe mutabimenyereye igihe cyose mumbona hano imbere ya kamera cyangwa se n'inyuma ya kamera nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje n'icyizere. Nkaba ngira ngo ibi ngibi mbabwiye mubikoreshe nk'umunzani mupima amagambo yose tuganira namwe. Ubumenyi bwose tubaha, information dusangira namwe byose mubipime mubishyire ku munzani. Ibyo mubona bidafite ishingiro, ibyo mubona birimo ibinyoma cyangwa se bigotamye, ndagira ngo mbasabe nti mudukosore muducyahe ku mugaragaro nk'uko natwe turi kubikora ku mugaragaro. Kandi ibyo mubona dukora neza cyangwa se bibanyuze cyangwa se biri kubongerera agaciro mudushyigikire kugira ngo dukomeze kubibagezaho. Kubw'ibyo rero muri uyu mwanya nkaba hari akaganiro cyangwa se ikiganiro nifuza kuganira namwe, nkaba ngira ngo mpite mbabwira cyangwa se mbasaba aka kanya nti mu ntega amatwi kuva natangira kugera birangiye. Kubera ko abenshi wenda muragira ngo nasaze ariko ntabwo nasaze. Ndagira ngo mbanze mbabwira hakiri kare. So nta kintu kindi ngiye kubabwira usibye iki ngiki. Mwari muzi ko Perezida Kagame aboshywe? Muti kagira inkuru. Perezida Kagame araboshye. Si nawe wenyine, abenshi mu bayobozi b'Abanyafurika baraboshye. Muti rero baboshywe n'abandi. Ndagira ngo mbabwire nti nta gihe na kimwe umuntu w'imbohe ashobora kubohora abandi. Uyu munsi Perezida w'u Rwanda tumwita Perezida mu Rwanda, ariko iyo avuye ku butaka bw'u Rwanda ntago aba ari Perezida mu banyamahanga, cyane abanyamahanga bamuboshye. Muti ibyo ni ibiki? Mbere yuko ubutegetsi bufatwa, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, ariko kuko ari mu Rwanda rero turi kuvuga, reka mbanze mbahe ukuntu akenshi bigenda. Ujya kubona ukabona udutsiko tw'abanyamahanga abirabura baje hano muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baje hariya muri za United Kingdom cyangwa se mu Bufaransa cyangwa se mu Budage cyangwa se mu Burusiya cyangwa se mu Bushinwa, bakaza bakajya imbere bakavuga ngo nimudushyire ku butegetsi. Abo ngabo b'abanyamahanga basabye ngo babashyire ku butegetsi, bakababwira ibyo bifuza ko bo bazabakorera, noneho bakabasha kubashyira ku butegetsi. Na Perezida Kagame ubwe hamwe na FPR nabo hari amasezerano basinye n'abanyamahanga. Rubyiruko, ibi mbabwira ni ukuri. Ni ukuri, mukora ubushakashatsi bwanyu murabibona. So uyu munsi rero Perezida w'igihugu agomba kubanza kurengera inyungu z'abamufashije kugera ku butegetsi. Inyungu z'Abanyarwanda zikaza nyuma. Nuko nguko bimeze, nuko bizakomeza kuguma mpaka Abanyarwanda ubwabo ari twebwe twishyiriyeho ubuyobozi. Uyu munsi mubona abayobozi bameze neza, babeshejweho neza, hari ibintu byinshi
mubona bakora mukavuga ati yaba rwose ni byiza ni byiza ni byiza, ariko bafite ababayobora, ababaha imirongo bagenderaho. U Rwanda narwo ruri muri uwo mwobo, Perezida Kagame ari muri uwo mwobo. So rubyiruko, ni ngombwa yuko tugomba kwivanamo abayobozi uyu munsi. Abanyamahanga baratuboshye, ntago uyu munsi dufite ya mapingu agaragara cyangwa se ya minyururu igaragara, ariko dufite iminyururu itagaragara cyane cyane mu bayobozi. So uyu munsi rero umuyobozi ufite iyo minyururu, ntimukatangazwe nuko mushobora kubona ari gukora ibintu mubona bidakwiye. Akenshi hari ibyo akora kubera ko ariyo mabwiriza aba yahawe. Ntago ndi kubabeshya, uku ni ukuri. Murebe neza mu Rwanda, murebe neza abanyarwanda, yaba mwebwe muri mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu, mwitegereze neza, murebe amabwiriza igihugu cy'u Rwanda kigenderaho, murebe ahaturuka. Kuri mwebwe mufite ubwenegihugu bwo muri ibihugu bikomeye navuze, ndagira ngo mabwire nti mujye gukora ubushakashatsi. Muhere mu 1987 kugera uyu munsi, murebe amabwiriza ibi bihugu byagiye bikora kuri Afurika, noneho murebe aya mabwiriza ibihugu byagiye bikora ku Rwanda. Muze noneho no kureba amabwiriza leta y'u Rwanda isohora, mubishyire ku munzani umwe, murakubitwa n'inkuba. So uyu munsi rero abayobozi bacu bakwiye kugeraho bigobotora iyi minyururu itagaragara. Abenshi bafite dilema cyangwa se ikibazo. Hari ukuva ku mbehe iri kuguha ibiryo, ukajya ku ruhande rw'abanyarwanda bari kurwanira ubuyobozi nyabuyobozi, batari gutegekwa n'abanyamahanga, cyangwa se kuguma ku mbehe noneho ukagomeza no gutoteza kanyarwanda. Ayo ni amahitamo abiri uyu munsi dufite. Noneho rero muri ibi bihe bya COVID-19, murebe amabwiriza u Rwanda ruri kugenderaho. Aya mabwiriza ntago ari amabwiriza igihugu cy'u Rwanda kiri kwikorera, ni amabwiriza ari guturuka mu banyamahanga. Nimba mutari mwibaza muti, niba koko perezida w'igihugu, niba koko abayobozi b'igihugu ari bo bayobora igihugu, kubera iki nta ngamba ziturutse mu gihugu ziri gufatwa? Byaba ari bijyanye n'ibi bya COVID-19 cyangwa se bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Kubera iki tugomba kujya kunyura muri banki y'isi? Kubera iki tugomba kunyura muri za leta zunze za Amerika, muri za UK, muri za France, muri za Germany cyangwa se Ubudage, mu Bashinwa? Rubyiruko, mufungura amaso, mufungura amaso, kubera ko ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye. Kandi kuva iki cyorezo cya COVID cyagera hano muri ibi bihugu byacu, hari ibindi biri gukorwa uyu munsi byitwikirije iki bise icyorezo cya COVID-19. Narabibabwiye amezi ya mbere atangira. Iyi gahunda iracyakomeza kandi izakomeza n'imyaka iri imbere. So mufungura amaso yanyu rubyiruko. Perezida araboshye, muzamurebe ko cyane cyane muri iyi minsi ko abasha kwinyagambura. N'abandi bayobozi nabo baraboshye, bari kugendera ku mabwiriza ari strict. Bayavaho
bakagira ibizazane. Muri uyu mwanya ikintu cya nyuma bakora no kuva ku mabwiriza bahawe, kuko bayavuyeho noneho n'ubuyobozi n'ubutegetsi bwagwa. Reka ndekeraho, ntago ndi kwatera ubwoba, ahubwo ndi kugira ngo mubwire nti nimufungura amaso. Banyarwanda kazi, rubyiruko mwese mufungura amaso. Abadukuriye mwe mutabizi namwe mubizi, tugire imbaraga, twigobotore aba bagashaka ubuhake. Turaboshye uyu munsi. Abenshi muri mwe nta nubwo mushobora no kubyiyumvisha, ariko niko kuri. Mwibarize Perezida, muzitegereze murebe Perezida iyo ari kuvuga mu gihugu n'iyo ari kuvuga hanze. Iyi myaka yose u Rwanda rumaze rufite ubwigenge, nta bwigenge rufite. So tugomba rero gukora iki? Uwo niwo mukoro ngira ngo mbahe rubyiruko. Namwe mudukuriye ndifuza ngo mubitekerezeho. Nkuko natangiye mbibabwira, ntabwo ibi ari ukubakinisha, nta nubwo nasaze, ahubwo ndi kubabwiza ukuri kwambaye ubusa. Mubigenzure, ibyo mubona nibeshye munyomoze ku mugaragaro. Nanjye mfite za gihamwe zanjye. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbashimire cyane cyane mwebwe mukiza kuri inshuro ya mbere, mwibuke kwiyandikisha, mujye muri iyi mikoro, mujye gukora ubushakashatsi, mujye gusoma. Dufite imirimo itoroshye muri iyi minsi iri imbere, rubyiruko. Namwe mudukuriye, musaze neza, muduhe baton, muduhe inkoni, tuyijyana aho tugomba kuyijyana. Ntiturisiganire. Perezida, tanga inkoni. Usaze neza. Uyu munsi ufite n'abuzukuru noneho, umwuzukuru n'abandi wenda bagiye kuza. Ntago ari ngombwa guhunga igihugu. Tanga neza hakiri kare. Kubw'ibyo ndagira ngo mbashimire mwese bari kuri gukurikirana iki kiganiro. Nigiye usingira nkabo Bikorwa kuri Studio Umutware. Ndagira ngo mwese mbifurize kugira umunsi mwiza, ijoro rihire, naho utaha.